umvashaka ko aricaye aho ngaho abatwanze ibyicaye byihorera ndera agakoma aho nkwerekesha tazagira ngo hari n'umugabo wandusha umugabo nanyweye igikoma abanza unyiteranya gasha aho karonda kwereka ndanaco bikoma nkwereke karuka kagabo ngo ukaraza kundata aho musore sha zibigwe twakoze nta sore ngo karanyuruka hata we nigeze kwica imbwa yapfuye ndayica gutya nigeze no gusitara ku kabeba ndakica none uri iki ko muzi no kwiyahura muriyahuraga ntaruze kwiyahuraho yewe data we atakutanga umugambi w'Imana ihore tetigure tege maso Jote yoboza gigingi yigicu ijoro jote yoboza giyo mariro iyo yaturinze nigiza turinda ihorere maza kumugambi gwa che bikuvana kera dandagiza TV3 Yes, reka ngusuze kandi nufurize ibihe byiza we ukurikiranye TV3 Rwanda. Reka nizere ko bumeze neza, reka nizere ko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza kandi butameze neza. Ndagukomeza ndakubwira ko iyi si tubamo niko bigenda. Uyu munsi bari byiza, ejo bikaba bibi, uyu munsi bari bibi, ejo bikaba byiza kubera Imana. Bityo rero nta mpamvu yo kwiheba, ubuzima bugenda buhindagurika. Bityo rero nkuko mubibona imbere ya kamera ndi kumwe na Petit Frere, ndabona bitewe n'imyambarire mwatamumenya ati wagwana. Turakwakiye kuri TV3 Rwanda. Ndabashimiye cyane. Amakuru y'iminsi mu minsi yo makuru yayo arige byuka yabaye mabi cyangwa yakaba meza, bisaba kubanza wayibaza, ariko jewe nari nayibajije ona yameze neza. Amakuru y'iminsi kuri ni meza cyane. Ni meza ndashimiye hejuru. Bityo rero hari twifuje ko twaganira nawe, twabonye ufite talent, dukurikije filime za twagiye tubona ahantu hagiye hatandukanye, tubona ufite impano idasanzwe. Ese nyine nk'abantu bakubonyeho bwa mbere bari kubona mu ishusho isa nkaho hari undi muntu musa, ese uwo muntu mufitanye isano cyangwa ni talent? Co nababwira co uwo muntu nta sano da, sano ryo naryo, ariko hari ukuntu Imana ibigenzaga havuka ugasanga ibintu biriyoroganije, usanga biri ku murongo. Ubwo nanje nuko naje rero naje nsanga ibintu biri ku murongo, mbona ambwiye ngo tsaga na tsabe. Buriya abantu bose barambwira ngo tsaga nka tsabe, ariko mu tsabi ntawe nari nabonaho ngo ndebe niba dusa. Murebaga ku mateleviziyo gusa nkabona dusa nkaho dusa. Se ntabwo mwari mwahora imbara nk'ubu? Oya ariko tuzahura. Yego, tukiri aho ngaho, ese nyine nk'abantu batakuzi basanzwe bakubona gutyo, ese amazina yawe ni ayahe, ibikorwa byawe ukora nihe babisanga kugira ngo bazijye babasha kuba nyine bagukurikirana? Amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Elisa. Nkunda gukinisha izina rya Nsaro kuri channel comedy n'andi mafilime. Yego. Hari nubwo ngenda nkoresha kandi amazina gagiye gatandukanye, ariko irigize ni Nsaro. Nsaro. Channel ho ngende ku macano yagiye atandukanye bitewe n'abantu ko byagiye bigenda, gashiduka nagiye muri filime zimwe cyangwa izindi. Ariko ubu ngubu narindi kuri channel yitwa ni Koko Comedy. Ni Koko Comedy. Yego, hari umuntu ashobora gutekereza ese gutyo nyine ukakitinga nyine nka Nsabi ku kigero cya 98%. Ese nyine ni ibintu byaje gute ubundi muri rusange? Ni ibintu byaje gute? Byaje ukuze cyangwa byatangiye ubu ngubu? No kuvuga ngo rero ibintu ukuntu byanjemo ni kwa kundi n'ubundi ubona umuhanzi
ukabona afite akaririmbo keza ukifuza kukaririmba. Mm. Cyo rero nanjye nabonye uriya mugabo ndavuga nti kandebe ko nakora ibintu bigiye gusa n'ibye. Mbona byabaye uku nguku abantu bakaja barambwira ati n'ubundi ibyo wabishobora byakubera. Nanjye ndavuga ati mfite kugerageza nkareba koko niba ibyo bambwira nibyo ngerageje, ubwo abantu barambwira ngo nibyo da. Yego nyine okay, mbese bishatse kuvuga ko gutya kwakitinga gutya usa nkaho bitangiye ariko utangiye kureba filime za Nsabi cane. ese ntabwo ujya uhura n'abacantege bakubwira ko kuba wakora ibisa nk'iby'undi naho byakugeza? Yabibaho, babaho benshi cane bakambwira ati hanga innovation zawe, ibyo ngibyo ntaho byakugeza. Gusa nanone burya ngo nta kintu kidagukiza, nta kintu kitagukiza, biterwa n'amahirwe ufite. Imana yatoranyije ko byagenda kose birangira ya migisha imugarutseho. Sinzi uko bizagenda, gusa nzi ko bizagenda neza Imana nibishaka. Yego. Burya akenshi hari nka gutya wenda mbese ni nk'ikihe kintu Nsabi yaba yarakoze ukavuga ati iki kintu akoze kiranshimishije ku buryo nanjye ngomba kuzakora ibintu nk'ibyiwe? Cyaba ikintu yakoze kikanshimisha kigatuma mvuga ngo nshaka kuba nka we, nanjye ndi kuvuza kuzakora mu ntoki z'umusaza Paul Kagame. Paul Kagame rwose nanjye nshaka kuzakora mu biganza bye, avuga inti byibuzera nico kabisa. Naho mu bijyanye n'amasene Nsabi yagiye akina, niye sene igushimisha cyangwa niye sene uzi gukina cyane gusumbya izindi muri sene za Nsabi? Ndagerageza zose, njya nzigerageza nkabishira ku murongo, ntabwo navuga ngo iyi ngiyi niyo nja mbasha kuorganiza, ahubwo zose ndagerageza kandi nkabona biri kuvamo cane. Nk'abantu bakurikiye TV3 Rwanda wabereka nk'akantu k'iminota 2 uri kwakitinga nka Nsabi? Oyo sinangombwa sinangombwa kwivuna ngo ndi kwigaragaza nkawe, ahubwo bo baje kwiyucano kuko comedy bakasha kureba ibiriho, hanyuma nabo bakagira bataragira. si ngombwa kuvuga ngo ndagize ngo mise ngira, ahubwo bo bahagira bakazagira, bamara kwigiraho bakabyorganiza. Yego. Kugeza kuri no saha, ese watubwira igihe umaze muri sinema nyarwanda? Sinema nyarwanda ndakeka umwaka uri gushira, umwaka urimo. Urebye uwo mwaka umaze ubona byibuze aho watangiriye ndetse n'aho ugeze, hari icyizere cy'uko mu gihe kiri imbere bishobora kuzaba byiza cyane? Icyizere kirahari cyane, kuko ngereranyije uko natangiye n'uko ndi, mbona ko icyizere cyo kirahari 100%. Icyizere cyo kirahari yuko nzagera aho mva nkagira n'aho nja, kandi hajeje Imana icubahiro. Ubundi wowe intego zawe muri kariyere ya sinema, intego yawe ni iyihe? Niyo gukora ukajya ku rwego rwa Nsabi, cyangwa niyo gukora ukarenga urwego rwa Nsabi ukajya ku rwego ruri international? Mu buzima nta muntu utifuza gukora cyane, nanjye ikintu cyo cyifuzo cyane cyo kumurenga noneho nkamukuba. Amahirwe masa n'ukuri pe, kandi biranashoboka. Birashoboka cyane pe, kuko nicyo cyizere nkifitemo, icyo cyizere naco ubwacu nkifitemo ko nzamurenga nkajya ku rwego rw'international. Yego. Iyo urebye ahangaha muri sinema nyarwanda havuyemo Nsabi, niwe muntu ubona ujya ukubera indorerwamo y'ibintu akina akavuga ati ibi bintu akina rwose birankoma? Sinema nyarwanda? Yego.
umuntu navuga ko nawe nkoma n'uriya mugabo Kiramani. Kiramani arakitinga neza ibintu bikaryohera, niba ari sene y'umujinya ukabona bigize umujinya, niba ari romantike ukabona abaye romantike. Ese ndamukunda nawe cyane. Kiramani nawe uri umuntu uvuga ati kabisa uburyo ki nyine abasha kwisanisha na role arimo arakina, ubona abikora neza cyane birenze. kugeza kuri ino saha harya utwibukije neza umaze gukina nka filime zingahe? Kiramani oya wowe filime umaze kwisangamo uri gukina ni nka zingahe? zigera muri 7 gutyo, kuva natangira. nka filime 7 umaze gukina. buriya tukubajije nk'urutonde rw'abantu 10 ukunda muri sinema nyarwanda, waba dutondekera uhereye ku wa 10 ukagera ku wa mbere? Uhereye ku wa 10 ukagera ku wa mbere se? Tugemereye ku wa 10 nabavuga da, waba dutondekere uhereye ku wa 10 uko bakurikirana. cyangwa naho nahera ku wa mbere nkageza ku wa 10. Wahera ku wa 10 ujya ku wa mbere? Nibyo byaryoha. Bon ubwo uwa 10 asokara akana kabikokora. Bari kokora ari ku mwanya wa 10. Ari ku mwanya wa 10. Agahita hakurikiraho Rufotsina ku mwanya wa 9. Mwanya wa 9 Rufotsina. Bamenya ku wa 8 agahita hajaho akagabo kakandi k'igihanga ka Sitoni. Yego kari ku mwanya ugera nigeze kwa kangahe? Kwa 6. Yego nuwo nguwo wa 6. Bo gatajeho Patinyo kuri 5. Yego kuri 5 hakimukiranya gatajeho Nyagiso kuri 4. Yego agahita hajaho uriya umukinnyi bajya bita King of Dog kuri TikTok. King of Dog. Yego buriya ugiye kuvuga buriya asigaye wa 3 n'uwa 2 ndetse n'uwa 2. Bo wa 3 rero ngo urabona ko harajaho Ntare y'Ingore. Buriya wakinnye Ntare y'Ingore. Yego atajaho Kiramani kuri 2. Yego atasozwa na Tsabi. Tsabi ndamwemeraga cyane. Buriya Tsabi niwe top, niwe cyane. Ni uri kuri top kabisa. Muri top 10 yawe habuzeho umuntu witwa Mitsutsu ntabwo ibirakora ubifana cyane. Mitsutsu ntago navuga ngo ndamufana cyane ko ntago nkunda kumukurikirana, gusa nawe ndizera ko akora ibintu byiza kuko abenshi barabikunda, gusa nyine hari igihe usanga wowe utamukunda, ariko abandi bamukunda cyane. Yego urebye hari gutya usanga abajene mungana afite impano ariko afite ikibazo cyo kuba iyo mpano yiwe yayigaragaza. Ese nk'umujene ufite impano runaka ariko ufite ubwoba cyangwa isoni zo kuba yagaragaza ikimurimo, ni ikihe kintu wamubwira cyamufasha? Icambere cyo namubwira kandi nanje catumye ngera aha ngaha, cyo bita kwitinyuka. Hano niba uyifite tinyuke, kandi aho wabura umuntu ugufasha mu kuzamura impano yawe ntago wamubura. Yego wari igihe babura, ariko nawe uragerageza ugashaho izawe imbaraga kugira ngo urebe uko byagenda. Gusa nzi ko iyo ushizeho imbaraga zawe utabura n'undi ushaho izindi mbaraga zikavamo ikintu kinini. Nibyo namubwira kabisa. Yego ubundi muri kariyeri zose abantu ducamo
ntabwo habura ibintu biduca intege cyangwa nyine tukumva ko ibintu tugomba kubireka. Ese wowe ni ikihe kintu cyaguciye intege ukavuga ati ibi bintu ndimo n'ubundi ni ahantu bizangeza? Ni ikihe kintu cyaba cyaraguciye intege? Ikintu cyaciye intege kigatuma ntantekereza kubivamo, ariko nkongera nkavuga nti kanze nongere mbisubiremo, ni ababyeyi banje ngeze kuvuga ati ibyo urimo ubona bizakugeza ku ki? Ese ibi n'ibi ubura gushaka ibigufitiye inyungu ukaja mu ibyo. Gusa narabyumvishe, gusa narabyirengagije, ndahandoringa ndavuga ati sinaja kuvuga ngo ikizambaho mu minsi iri imbere ni iki ngiki, gusa mfite guhandoringa kugira ngo Imana izanamfasha, basi nanjye narifashije. Ababyeyi banciye intege cyane birenze, ndetse ndavuga ati nkomeze mpatane ntawamenya. Nyuma yuko baguciye intege, noneho ni ikihe kintu cyaje ari n'icyizere kuri wowe kikubwira ati nyine cyaguteye imbaraga zituma uvuga ati reka nkomeze uru rugendo rwanjye, ndizera neza ko bizagenda neza? Ikintu cyongeye cyanteye intege, icyo kintu ndibuka ni filime nari nakoze ndi kwigana Tsabi, nabwo nari nkiyikora. Filime nyikoze abantu barambwira ngo iri kugenda cyane, bambwira ngo iri kugenda cyane. Rero ndavuga nti ese ibi bintu nari nkoze nibere no mu mikino, ubwo nari ndi mu mikino bikaba biri kugenda, ubwo n'ubundi byazagenda. Kanongere noneho nkore cyane, bintera motivation yo kuvuga ngo ibintu bizavamo, kandi kuko Imana nzi ko ibirimo. Mu gusoza ikiganiro, harimo umuntu waba wifuza kuba yakinana nawe filime runaka cyangwa yagirana wenda nawe imishinga itandukanye? Ese nk'umuntu ufite ibyo bitekerezo ukwifuza, ni gute yabasha ubundi kukubona? Ubwo navuga ngo yambona kuri telefone, si we harandi yambona nyine ukubona kuri telefone. Erega hari igihe uba ufite telefone ariko ntabwo nk'umufana wawe iyo telefone ntabwo ayizi. Ese nyine ushobora kuba wenda ukoresha platform nka Instagram cyangwa wenda n'izindi zitandukanye ashobora kuba yakubonaho. Ese nyine ni gute nyine umufana wawe cyangwa undi wese wifuza kuba yagirana nawe projet, ni ubuhe buryo nyine ashobora kuba yakubonamo? yambona Instagram yatsangaho, akatsanga TikTok ndetse na Facebook n'izindi mbuga zigiye zitandukanye mba ndiho. Instagram yandika Halifa. Instagram nanditseho Halifa, niyo nafungurijeho. Yasacinga Halifa itabiza itabona picture yanjye. Mu gusoza, ni irihe jambo wabwira abagukurikiye bagukunda banakurikiye aka kanya TV3 Rwanda? Icyo nababwira abantu bankurikiye ndetse bakunda TV3 Rwanda, ikintu cya mbere nababwira ni ukwiragiza Imana mu byo barimo byose, ndetse n'urukundo hagati yabo bose, hagati y'abantu bose, ndetse urukundo, ndetse no kwifashisha amasengesho y'Imana kuko nayo yarakora cyane. Reka tugushimire ku kiganiro ugiranye na TV3 Rwanda. Nanjye ndabashimiye cyane. TV3